hari igihe rero umuryango uvuka ufite ibibazo cyangwa abagiye kushinga bakavuka bafite ingorane. Abanyarwanda nibo bavugaga ko imitima ikomeretse idaturana. Kugira ngo nze kuvuga ko umuryango ugira ubuzima, ndawugereranya n'umubiri w'umuntu. Icyo ndi bugarukeho gusa kitajya kigarukwaho mu bushakashatsi, kitanagarutsweho, nuko mu muryango rimwe na rimwe, umuryango mu kanya ndi buvuge nese, umuryango uravuka ugira ubuzima. Kuko kuvuga niba ikintu kirwara nuko kivuka, nuko kigira ubuzima, kikaba gishobora no gupfa. Abize ka siyanse ho gatoya. Hari igihe rero umuryango uvuka ufite ibibazo cyangwa abagiye kushinga bakavuka bafite ingorane, bafite ibikomere. Iyo bafite ibikomere, kimwe burya n'umwana hari igihe ashobora kuvuka arwaye, kuvukana ibibazo. N'umuryango rero hari igihe uvukana ibibazo, kandi iyo baravuze ko nkunda umuco, Abanyarwanda nibo bavugaga ko imitima ikomeretse idaturana. Ntabwo iri buturane kuko irakomeretse. Niba yagize biri busabe rero kuyomora. Ubushakashatsi rero buragaragara ko hashobora kuba hari ikibazo, ariko sindi butinde ku bibazo. Umuryango urahari, ni muzima, twese twayivuyemo, tutaza guca igikuba cyane. Imiryango irahari, myinshi ni myiza, twese twayivuyemo. Nimujya kureba uko imiryango yacu imeze, mujya ku bigo by'amashuri, muzasanga ababyeyi twagiye kureba amanota y'abana, muzasanga muri iyi minsi mikuru turi mu muryango. Umuryango urahari, umuryango uratekanye, umuryango ni muzima, umuryango ntavuga ngo byacitse, umuryango urahari. Ariko rimwe na rimwe nyine hari igihe dutinda ku bibazo kugira ngo niyo haba hari umwe cyangwa ibiri nawo tuwugarure. Ndi bugerageze rero kugereranya umuryango n'umubiri. Umuryango n'umubiri, cyangwa se umuryango nka systeme, umubiri w'umuntu. Wenda uri ku buhanga bw'ibyuma yashyiraho slide ikurikira ndetse n'ikurikira kugira ngo byihute. Kugira ngo nze kuvuga ko umuryango ugira ubuzima, ndawugereranya n'umubiri w'umuntu. Umubiri w'umuntu ugira umutwe ugatekereza, ukagira umutima ugafasha umuntu gupompa amaraso ukajya mu ngingo zose, ukagira ibihaha bigatanga umwuka. Urwo rukomatanye rw'ibigize umubiri w'umuntu bukaza gutuma umuntu abaho, umuntu atarwara. N'umuryango rero ujya kumera gutyo, kuko nawo ufite ibiwugize. Ufite papa, ufite mama. Abanyarwanda tunavuga ko umugore ari umutima w'urugo, ni ukuvuga ko ni pompe y'amaraso yajya hirya. Ugira abana, bikaza gutuma ko urwo rukomatanye rw'ibigize umuryango biba bigomba gukorana. Nibidakorana umuryango urarwara. Njya nkunda kuvuga ngo ntabwo umutima ushobora gukora ibihaha bitawuhaye umwuka, nta nubwo ibihaha bishobora gukora umutima utawubihaye amaraso, nta nubwo byombi biri bukore ibishinzwe urwungano ngogozi. Sinzi niba icyo Kinyarwanda abato bari hano babyumva, parade digestif itabihaye ibigomba kugira ngo wa mubiri ubeho. N'umuryango rero ni ukuteye. Iyo uvutse uvuka umeze gutyo, hanyuma abawugize bakaba bagomba kumvikana kugira ngo ubeho. Komeza. Navuga rero ko kuko ibyo bice bigize umubiri bihanahana amakuru kandi bihanahana bifatanya mu kubaka umubiri, n'umuryango niko wagombye kugenda. Ndetse umuryango ndi bwibaze mu kanya, ndi bwibaze ntese umuryango
urarerwa, ku mwana yavutse arerwa, akagaburirwa, ukabona ibyubaka umubiri, ugafata ibirinda indwara, ibitera imbaraga, n'umuryango rero bijya kubera kimwe. Uwo muryango uri bwitabweho kugira ngo bya bice byose by'umubiri bize guhanahana amakuru neza, bize gutunganya neza. Ese uwo muryango uzarerwa n'iki? Uzahabwa imbaraga n'iki? Uzatunganywa n'iki? Komeza. Ndibuvuge ko hari ibintu bigera nko kuri 5 cyangwa birengaho gatoya, ndetse ni nabyo bipimo umuntu ashobora kwifashisha kureba ko umuryango warwaye. Icya mbere gitunga umuryango ni ubusabane n'ibiganiro mu muryango. Ese uwo twashakanye, abana, turasabana, turaganira, turahura, turakina? Uheruka gukina n'abana ryari? Nkuko ibihaha n'umutima bisabana, uheruka gusabana n'uwo mwashakanye ryari? Kuzuza inshingano, nahoze mbivuga ko umubiri w'umuntu turi bufatanye kuzuza inshingano hamwe, kuko za nshingano kugira ngo umubiri umere neza ni ikintu gikomeye. Hanyuma hari icyizere, hari kwitanaho, sinzi mu ndimi z'amahanga babyita keya, sinzi niba ari byo nagerageje kwita mu kinyarwanda keya. Ni ukuvuga buriya iyo nkomeje nkabigereranya n'umubiri w'umuntu, umutima wita ku mutwe kuko uwoherereza amaraso, kandi umutwe uzita ku mpyiko, kandi impyiko izita ku mwijima kuko izayungurura umwanda. Iyo keya, uku kwitanaho, ni ibintu by'ingenzi. Hanyuma kubahana, respect, umuntu bakubahana mu nshingano za buri wese, za buri cyiciro. Hanyuma nicyo bita safety mu muryango, cyangwa se umutekano. Nyine ikinyarwanda cyari igihe kigorana safety, uwo mutekano, ku buryo abanyarwanda nyine cyangwa se n'abandi bavugaga ko mu muryango ari nko mu ijuru rito. Iyo safety yabayeho mu muryango, haba mu ijuru ryo ku isi. Ariko mu kanya turi burebe ko iyo warwaye bigorana. Biriya ni ibitunga. Ese umuryango urarwara? Umuryango rero nk'uko nabivuze, uravuka, uragaburirwa, murabona, urarerwa, ariko urarwara. Hari nk'ibintu nka 3 bishobora gutuma umuryango urwara, nka virusi navuga 3. Virusi ya mbere ni ukubura kw'ibiganiro n'ubusabane. Iyo kwabuze ni nko kugwingira nyine. Umwana yabuze ibimutunga aragwingira. N'umuryango iyo bibuze, byanze bikunze umuryango urarwara. Hanyuma hari gutakaza inshingano, biza gutuma, cyangwa se gutangaza inshingano cyangwa no kuzirwanira. Njya nkunda kuvuga nti tekereza nk'ibiryo aho kujya mu gifu bigiye mu bihaha. Icyo gihe uwo mubiri uri bumerute. Noneho na bya bice bigize umuryango, iyo turwaniye inshingano cyangwa nitwuzuzanye, biragira. Ariko hari n'igihe mu muryango hazamwe ibibazo, hazamwe ingorane. Hari igihe mu muryango babura urubyaro, hari igihe mu muryango babyara umwana ufite ubumuga, hari igihe mu muryango hazamwe urupfu, hari igihe mu muryango bagira iki. Noneho icyo kintu kije mu muryango kikaba gishobora gutangira kuwusenya, mu gihe na bwa busabane, bya biganiro, ugasanga umwe baravuga bati ubundi se yabyara umwana muzima, wazanye umugore utabyara, utera umwaka. No mu muco noneho hazamo n'ibindi, ugasanga bibaye ingorane. Hari ibimenyetso rero noneho nka 4 bizakwereka ko umuryango warwaye. Symptome 4, nk'uko iyo umuntu yarwaye malaria, uvuga uti hari umuriro, hari kubabara umutwe, hari iki. Hari ibimenyetso 4. Ikimenyetso cya mbere dukunda kucyita amakimbirane. Mu ndimi z'amahanga niba babivuga neza, bavuga ko ni pathological interactions. Hazaho izo interaction ziri pathologique.
kandi amakimbirane ntabwo ari yandi barwana, niyo dukunda kureba. Hari ayacecetse ari nayo mabi, hari ayacecetse, hari urwenya nkunda gutera. Abantu bavuze, umugabo yavuze ati tuzi ko umugore amaze icyumweru atamvugisha, ati wowe nk'abo beza mubakura he? Aho ndashaka kuvuga amakimbirane aho ibiganiro byacecetse, aho kuvugana byanze. Ariko noneho hari n'amakimbirane yaho barwana bakaba bashobora no kugera mu kwicana. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri, ubundi muri bya bice bigize umuryango, umenya nirukanse sinabivuga, navuze papa mama abana, habamo igice nk'uko nyine no mu mubiri ari systeme, habamo subsystems. Subsystem ni nk'agace k'abantu. Niba nk'ubu mfite abana buriya ni subsystem y'umuryango wanjye. Abo bana hari igihe bajya mu cyumba bakaganira kuri papa na mama. Hari igihe nanjye na madamu tujya mu cyumba tukaganira ku rugo rwacu. Izo ni subsystem ziri normal. Iyo rero umuryango warwaye, havukamo pathological subsystem, havukamo udutsinda: papa mama against abana, umwana mama against papa. Njya nkunda kuvuga iyo muzareba, iyo turi abantu, iyo umuryango warwaye abantu batangiye kujya mu nkiko, uzasanga umuntu ari kuvuga ngo ngewe ntabwo yanjyanira abana n'abanje. Uzasanga ari umwe yagiye ari kuvuga ati iso ni mubi cyangwa nyoko ni mubi. Icyo gihe havutsemo pathological subsystem. Hari n'ab'inyuma baza bakaremamo twa dutsinda mu muryango. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri. Ikimenyetso cya gatatu ni ugusohoka mu muryango nta mpamvu yumvikana. Tuvuga kera mu Rwanda babyitaga kwahukana, umumama akazinga akigendera. Ubu n'abagabo barazinga bakigendera, umuntu agasohoka akagenda. Ubu noneho dusigaye tunahukanira mu nzu imwe, ukajya mu cyumba kimwe n'undi akajya mu kindi, akajya gufata geto. Abana tukababona bagiye mu muhanda. Icyo ni ikimenyetso cya gatatu cyerekana ko umuryango warwaye. Ikimenyetso cya kane rero ni uko umwe cyangwa benshi mu bagize umuryango batangira kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi, byaba uburwayi bwo mu mutwe, agahinda. Ubu ngubu hari abashakashatsi bari kuvumbura uburwayi bise intimba y'urushako. Intimba y'urushako ijya kumera nka depression. Iyo depression idaturutse kuri navuga za koze zindi abahanga bashatse berekana depression, ariko urushako ubwarwo rukaza kugutera intimba, rukayitera abana, rukayitera ibiyobyabwenge bikaza, ndetse rimwe na rimwe na za NCD zikaza, za pressure, za diabete n'ibindi. Icyo gihe biturutse kuri wa muryango. Icyo gihe rero murumva ko umuryango uba warwaye. Si umuryango uravurwa, reka dukomeze. Umuryango uravurwa rwose. Umuryango uravurwa ugakira. Si uvurwa ute? Uvurwa he? Uvurwa nande? Abahanga bagaragaza ko uyu muryango warwaye uba bya bice byose nk'uko nari maze kubivuga birwara. Bivuga rero yuko bya bice byose bivurwa. Mu Rwanda ho buriya habagaho icyo bitaga igitaramo cy'umuryango. Igitaramo cy'umuryango yari umwanya wihariye wo muryango wo kuvura. Bimwe na rimwe bigenda tubibura, ariko hari uburyo tuzavura abana
abana banyuze muri ibyo bibazo. Njya nkunda kuvuga abanyakuba abayobozi, hari igihe umuryango urwara ukajya kubona ukabona bigeze no kure, ukabona barageze no kwicana, ukabona umugabo yishe umugore cyangwa umugore yishe umugabo, ariko ntihagire igikorwa ku bana. Ndibuka rimwe hari igihe negeze kujya mu kigo kinyurwamo abantu bigiye gitoya, kiba hari igikondo, mpasanga umwana w'imyaka 10, arambwira nti kucyuraha, arambwira, ndamubwira nti mpa nimero za tante, niwe yambwiye basigaranye, ambwira ni muhamagare. Arambwira ati tonto, papa yishe mama, ari mageragere, ati uri guhamagara murumuna wa mama kandi papa yarishe mama ngo ngire nte? Ati ndeka nigumiraha. Ukuvuga umwana yakomeretse. Uwo mwana rero, umwana akeneye kuvurwa, uwo mwana akeneye kwitabwaho, ariko ntabwo ari umwana gusa. Ubwo mvuze ya subsysteme y'abana, ariko na subsysteme ya couple, papa na mama bari bukenere kuvurwa, hanyuma abana ndetse hamwe n'ababyeyi bose baze nabo gukenerwa kuvurwa. Nibiki bavura rero? Komeza. Havurwa ibiki? Havurwa bwa busabane n'ibiganiro. Nkuko umuntu ashobora kugira, niba amaraso yahagaze kujya mu mutwe, yahagaze kujya mu bihaha, tugomba gukora ku buryo ya maraso yongera agatembera. Ubusabane rero n'ibiganiro biravurwa, kandi biravurwa bigakira, birongera bikaremwa kandi biraremwa bigakira. Havurwa icyizere n'umutekano na ya safety. Havurwa kongera guha inshingano babandi na za systeme zigize, kugira ngo umuryango wongere ube nka cya gisekuru, nka ya systeme yuzuzanya nkuko nabivuze. Navugaga rero, nasoza rero mvuga ko umuryango wacu ni muzima nkuko nabivuze. Imiryango myiza irahari, twese twayivuyemo, ariko hari imiryango mike irwaye ikenewe kuvurwa. Nkasoza mvuga ko kera nyine habaga igitaramo cy'umuryango twataramiragamo kugira ngo tuvure, sinzi niba ubu byakongera. Hanyuma ariko nkanavuga ko ubu haje abahanga bo kumenya umuryango. Nagize amahirwe, ni naryo somo nigisha muri kaminuza, uburyo umuryango uvurwa n'uburyo umuryango urwara. Murakoze cyane.